Hello, beautiful people. Amakuru yanyu. Yesu abamereye pe. Ndizera ko abamereye neza kuko nicyo cyamuzanye no kuduhesha ibyo twavuze. No kuduhesha amahoro n'umunezero byuzuye. Ibyo tutaboneye mu isi, iby'isi itaduhaye nibyo yaje kuduha. Iby'amafaranga atatanga, iby'amashuri atatanga, iby'ubutunzi utatanga n'icyubahiro, ibyo kumenyekana cyane, celebrity, ibyo itatanga, mbese iby'isi itaduha nibyo Yesu yaje kuduha. So abari muri Kristo Yesu ndatekereza ko mwese muguwe neza. Niba hari n'ufite ikimugoye, ntigikuraho umunezero muri Kristo. Niho Kristo abera mwiza. Niho Kristo abera mwiza, niho arutira ibindi byose. Nuko muri we kugubwa neza birizewe. Numvise nshaka kubasuhuza rero, kubabwira gusa ngo mukomere, ndabakunda. Yesu arabakunda, yarabapfiriye kugira ngo abakize urubanza rw'ibyaha, ntimuzarimbuke ahubwo muzabane n'Imana iteka. Ariko nanjye ndabakunda muri uwo, kuko duhuriramo tugasangira urwo rukundo rw'abana b'Imana, tukanezeranwa. Munezerwe, mugubwe neza. Yesu yaratwishyuriye, Yesu yaradupfiriye, Yesu yaratwitangiye, Yesu yaduhuje n'Imana. Mu by'ukuri Yesu yakoze ibyasabwaga kugira ngo umwana w'umuntu abe mu isi aguwe neza, yishimiye umuremyi we, ariko ndetse nawe yishimiwe n'umuremyi we. Ibyo rero nibyo pfundo ry'ubuzima bwiza bwose, kubaho neza. Nubwo isi ifite byinshi itakubaho neza, ariko iryo niryo pfundo ryo kubaho neza kose. Ubwo rero mu by'ukuri, niba udasanzwe dukurikire kuri channel ijuruntirikorerwa TV. Niho duhurira tugasangira ibyiza biva ku Mana, tugasangira umunezero w'ijambo ry'Imana, umunezero w'agakiza tutabonye mu isi, niho tuwukura mu ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero bana natwe, sangira natwe, twegere kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kuhana ibyiza biva mu ijuru iwacu, iwabo w'abakiranutsi, iwabo w'abizera. Hano mu isi si iwacu uko twayibona kose, ibyo twahuriramo nabyo byose, umwana utari iwabo ntiyabura kugira ibibazo, ariko ni iby'igihe gito. Muri ibyo bivuga ngo umubabaro ni uw'igihe gito, ariko ijoro naryo ni iry'igihe gitoya. Ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Mbese igihe kizagera dutahe dusanga umwami wacu udukunda, tubeho mu cyubahiro cyacu nk'abana b'Imana, mu bwiza bwacu. Yohana abivuga yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ntikurerekanwa. Aravuga ngo icyo tuzi cyo nuko uko azasa cyangwa uko azaza asa, natwe niko tuzasa. Ubwo rero hariho ibyiringiro, hariho umunezero mwinshi dutegereje, ariko n'ubu tuwusogongeraho ku bwa Mwuka wera Imana yaduhaye, kugira ngo aduhe gusogongera ku byiza tubikiwe mu ijuru. Mu by'ukuri idini riradushuka, twayabayemo igihe kinini, wenda bora cyane ririmo simbizi, rikatubwira ko Imana izaduha ibi n'ibi, Imana izaduha ibi n'ibi byo mu isi, noneho ku bw'ibyo izaduha tukabaho neza, aribyo tubikesha. Ariko si byo, ni ukuri ntabwo ari byo. N'ubundi hari ibyo uba ufite, ubundi wagombye kurebera kuri experience yawe ubwawe, ukibaza ese wenda igihe kimwe naratekerezaga ngo ningera kuri ibi nzabaho neza, nza kubigeraho, none ndakibaza ngo nabaho neza gute? None se si ikigaragaza ko
ariko n'ibyo bindi uri gutagetinga vision utekereza kuzageraho nabyo nubigeraho uzaba ukiri kwibaza ngo kubaho neza bihishe hehe. Bivuze rero ko kubaho neza bifite ahandi hantu bihishe hatari muri ibyo byose abahanuzi batubwiye, twasezeranijwe n'abantu bafata ijambo ry'Imana bakarisobanuza ubwenge bwabo, bakarisobanuza imyifurize ya kamere z'abantu, ariko mu by'ukuri nta gisubizo gituruka mu byo batubwira. Igisubizo kiri kuri Yesu Kristo wenyine, nk'uko umuririmbyi avuga ngo ubu ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, ngo kubera ko ubugingo ndetse n'umunezero bibonekera muri Yesu. Nanjye ndi umugabo wo guhamya ko nta handi hantu twanezererwa, nta handi hantu twahabwa kugubwa neza keretse muri Yesu Kristo honyine. Aho niho hahishe ipfundo ry'imibereho myiza yose umuntu yagira. Ubwo rero abadukurikira mukomeze mudukurikire, tuzakomeza gusangira ibitangaza bikomeye cyane bibonerwa mu kwizera Yesu Kristo, bitabonerwa ahandi hantu aho ariho hose mu isi. Ibintu isi itatanga, ibintu abantu b'isi batatanga, abantu bagukunda bataguha, abantu bakomeye bataguha, akazi keza kataguha, mu by'ukuri ubwiza butaguha, n'ubuhanga butaguha, ibyo bintu tuzakomeza kubisangira kuko bihishe muri Kristo Yesu. Uko Imana ikomeza kumuhishura mu ijambo, natwe duhishura muri we, tuzakomeza kubona mu by'ukuri kugira neza kw'Imana. Ureke bimwe batubwiraga ngo tuzabona kugira neza kw'Imana, ngo Imana izadukorera ubukwe, ngo Imana izadukorera ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri igikomeye Imana yadukoreye ni uko yaduhaye Yesu. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva ko urukundo rw'Imana rwahiteye gutanga Yesu. Ni ukuri urumva ko icyo Imana yaduhitiyemo nicyo, yaduhaye Yesu kugira ngo adukize kurimbuka ahubwo aduhe ubugingo buhoraho. Ariko wanibaza ngo ese ni ukudukiza kurimbuka gusa ngo uzajya mu muriro, cyangwa ni ukudukiza n'ubuzima bujyana no kuba umuntu yaratandukanijwe n'Imana uhereye ku kuvuka kwe? Mu by'ukuri rero nibyo hariho kurimbuka nko kujya mu muriro utazima, ariko hariho no gutandukanywa n'Imana umuntu akimara gukora icyaha mu ngobyi ya Edeni. Icyaha ko kitabana n'Imana, umuntu yahise atandukanywa nayo, noneho atangira imibereho mibi yose ishoboka. Imibereho mibi yose ishoboka naho yinjiriye, ubuzima bubi bwose umuntu afite yibonamo, yiyumvamo, mbese umuze wose umuntu yiyumvamo naho watangiriye, kuko si ko Imana yaragennye. Imana ni umuhanga cyane, ibyo yagennye, reba izuba uko yarigennye niko rimeze, ikirere uko yakigennye, ukwezi, inyenyeri, mbese ibintu byose uko yabiteganije niko biri. Hanyuma rero umuntu yikururiye ishyano kubera icyaha, bituma rero umuntu abaho nabi, bituma umuntu yinjira mu buzima bubi, ariko sibwo buzima Imana yaramugeneye kubaho. Yesu rero kuza kongera gukiza umuntu akamuhuza n'Imana, kwari ukugira ngo aduhe kuzajya mu ijuru, nibyo ntitube tukirimbutse, ariko yongere kandi atwinjize mu mibereho myiza twari twaragenewe n'Imana. Noneho icyaha kikaba cyari cyaradutandukanije n'iyo mibereho myiza. Ubwo bugingo buva ku Mana, ubwo buzima buva ku Mana, uko kugubwa neza ariko bituruka ku Mana, nabyo nibyo Yesu yongeye kutuzanira kugira ngo tube mu isi tuguwe neza, turindiwe mu mbaraga z'ubumana, dufite mu by'ukuri ibyiza byose biva kuri yo, umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyo rero nibyo ijambo noneho rikomeza kugenda rihishura. Ahandi mu gice cya mbere cya Yohana mu ivanjiri n'ubundi cyangwa mu butumwa bwiza, aho nari maze kuvuga, harimo ijambo rivuga ngo muri Kristo, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo rero w'ubugingo niwe ukeneye kukumurikira mu buzima bwawe bwose. Mu rushako umucyo w'ubugingo kumurikire, mu kazi umucyo w'ubugingo kumurikire, mu mibanire yawe n'abantu umucyo w'ubugingo kumurikire, mu iterambere ryawe umucyo w'ubugingo kumurikire, mu mibereho yawe yose umucyo w'ubugingo ukumurikire,
mu mahitamo yawe yose umucyo w'ubugingo ukumurikire. Iyo umuntu amaze kubona ubugingo buhoraho byumvikana ko noneho umucyo w'ubwo bugingo ari utuma ava mu mwijima w'isi. Haba hijimye hanabona, hari ukuntu ntashobora kutabyumva, ariko mu isi burya harijimye nubwo habona. Umuntu aba agenda atazi yajya, atazi n'iyava, atazi icyo akeneye, atazi icyamuhesha amahoro, atazi ubuzima bwiza icyo ari cyo, atazi buri kimwe cyose. Mu by'ukuri atazi isoko y'umunezero w'aho yaturuka, ashaka kwinezeza muri buri kimwe cyose ntibikunde, ashakira amahoro muri kimwe cyose ntibikunde, ashakira icyubahiro muri buri kimwe cyose ntibikunde, ashakira kugubwa neza muri buri kimwe cyose ntibikunde, ashakiraho ibintu bidashakirwa, ashakiraho ibintu bitari. Muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo w'abantu uri muri Kristo Yesu, nawe urawukeneye habona, urawukeneye ufite akazi keza, urawukeneye ufite imodoka nziza, urawukeneye ufite abana beza, urawukeneye ufite umugore mwiza, urawukeneye ufite umugabo mwiza, urawukeneye ufite ibyiza abantu batekereza umuntu akwiye kuba agira, ariko ukeneye uwo mucyo. Urawukeneye uba mu gihugu cyitwa cyiza. Abantu benshi bakunda ibihugu byo hanze, Amerika, Uburayi. Urawukeneye uba no mu ibyo bihugu. Urukeneye umucyo w'ubugingo. Ntabwo byakubera umucyo kuba batuvuga ngo nta ntambara zikunda kubayo, ibyo ntibyakubera umucyo. Ukeneye umucyo w'ubugingo, ngo uwo mucyo ukumurikire mu byo unyuramo byose. Urawukeneye utarwaye, ariko unawukeneye urwaye. Urawukeneye udashonje, ufite ibyo kurya, ariko urawukeneye utabifite. Urawukeneye mu gihe cy'intambara, unawukeneye zidahari. Uwukeneye igihe cyose. Uwo ni wo mucyo w'abantu. Kumurikirwa rero n'umucyo w'ubugingo ni ukubanza ukakira ubwo bugingo. Ntiwamurikirwa n'urumuri rudahari, urabanza ukakira ubwo bugingo. Buboneka gute? Buboneka umuntu yizeye ko nubwo avuka ari umunyabyaha, ariko ibyaha bye yabikuweho, bishyirwa kuri Kristo Yesu. Yesu arabihanirwa. Amaze kubihanirwa, mu by'ukuri noneho aduhindura beza imbere y'Imana, kuko iby'Imana yadushinjaga byose, ibibi byose twabazwaga, ibyari biri ku mitwe yacu, ibyari biri kuri dosiye yacu, byose byatuvuyeho, bijya ku mwishingizi, bijya ku mucunguzi, ari we Yesu Kristo. Arabihanirwa, noneho twe tugirwa abere, tugirwa abakiranutsi, tukirwa intungane imbere y'Imana, tubikesha Yesu. Ntahora apfa, yapfuye rimwe. Ntahora twitangira, yabikoze rimwe. Ntahora amena amaraso nk'impongano y'ibyaha byacu, yayamennye rimwe. Ibyo rero nibyo bitugira abera imbere y'Imana. Iyo wizeye ibyo, Imana ifata gukiranuka kwa Yesu Kristo ikakukwandikaho, ikakukubaraho, ukaba umukiranutsi imbere y'Imana, ubikesha Yesu Kristo, utabikesha imirimo yawe. Uwo nawo n'undi mucyo. Hari umwijima mwinshi twabagamo wo kumva ko nzakora ibi Imana ikanyemera, nzasenga cyane Imana ikanyemera, nzatanga ibi Imana ikanyemera, nzambara gutya Imana ikanyemera, nzavuga ntya Imana ikanyemera. Abantu bagahindura n'imvugo. Nzagenda gutya Imana ikanyemera, nzakora ibi n'ibi Imana ikanyemera. Ariko uwo nawe wari umwijima. Umucyo waje kuboneka tumenye ko Yesu Kristo yakoze byose ku bwacu, kugira ngo noneho tuba abakiranutsi imbere y'Imana, ariko tubikesha Yesu Kristo. Gukiranuka yakoreye mu myaka yamaze mu isi, dore ko yari umucunguzi. Iyo umwizeye guhinduka ukwawe, ukabarwa nk'umukiranutsi, ukabarwa nk'utarigeze kumenya icyaha, Imana ikurebeye muri Kristo Yesu, we wakoze byose byiza Imana yashakaga, ariko kugira ngo umwizera ashimirwe mu byiza Yesu Kristo yakoze, ahemberwe ibyiza Yesu Kristo yakoze, nk'aho ari we wabikoze, kubera ko byakozwe n'umucunguzi we. Nicyo umuntu yizera, akaba noneho agabanya ubugingo buhoraho. Uwo ni wo mucyo umuntu yakira. Ku kijyanye no kumenya ngo naba umukiranutsi gute, ni uko umuntu aba umukiranutsi nanone akava mu mwijima w'icuraburindi,
amadini yashyizemo abantu umwijima wo kubabwira ngo nimukora ibi n'ibi n'ibi Imana izabemera, Imana izabakira, Imana izabakunda, Imana izabajyana mu ijuru ryayo kubera ibyo mwakoze. Nta byiza umuntu yakora byatuma ahabwa ijuru, ahubwo ibyiza Yesu Kristo yakoze nibyo byonyine byaduhesheje kwemerwa n'Imana duhabwa ijuru tubikesha Yesu Kristo. Iyo niyo ntangiriro, nk'uko umuririmbyi avuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse no mu ijuru ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Iyo niyo ntangiriro y'ibyiza byose. Mbese kumenya ko uri umukiranutsi, kumenya ko nta teka uzacirwaho, kumenya ko nk'uko umubare wo mu 8 umurongo wa mbere avuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kumenya ko nta teka uzacirwaho ariko ubikesha Yesu Kristo, aho niho uba winjiye mu by'ukuri mu mucyo. Noneho ibindi byose biza bikurikira icyo, ibindi byose biza bishamikiye kuri icyo ngicyo. Nta kindi gihesha gukiranuka, niko umuririmbyi avuga, mu isi ndetse no mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. None se ubwo nawe kuyiririmba, arega mba numva byoroshye noneho ko twanaganira. Ese ubwo nawe iyo ndirimbo kuyiririmba ko nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe de, none se ibindi noneho ubikura he? Ubishakira he? Uzabikura he? Uzabibona he? Ni iki kindi nyine cyaguhesha kuba umukiranutsi ko nta gihari? Icyo washakira mu isi ntikibaho, icyo washakira no mu ijuru ntikibaho. Hari yavuga ngo nabonye umumarayika, ngo umuntu wambaye igishura cyera. Nabyo ukumva ko wenda ari ibintu byahatari, ukumva ko bikwegereza Imana ubwo wabonye umuntu wambaye igishura cyera. Oya, mu isi ndetse no mu ijuru nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe de. Ntabwo ari ko uzozwa, ahubwo ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Icyo nicyo cyonyine cyakugira umukiranutsi. Aho rero niho hahishe ibindi bintu byose dutekereza, tutazi neza aho biri, tutazi neza uko twabibona, tutazi igisobanuro cyabyo, byose bikurikirana n'icyo ngicyo. Ngo yamuduhanye n'ibindi byose, ariko nk'uko utazi neza n'uwo twahawe n'icyo yatumariye, ni nako utamenya n'ibindi byose twaherewe muri we ibyo ari byo. Nabyo ushobora kubyitiranya nk'uko witiranyije ibindi, ukabitekereza uko bitari, ariko yamuduhaye koko yamuduhanye n'ibindi byose. Iyo yari izi ko dukeneye, kuko nanone mu mwijima mwinshi umuntu avukiremo ntazi icyo akeneye, ariko Imana yaduhaye Yesu yamuduhanye n'ibindi byose. Iyo yari izi ko dukeneye ni ibiki? Muri Kristo uzabisangamo, birahari byinshi cyane. Turaba Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yiteguriye kera cyane kugira ngo tuyigenderemo. Nk'uko muri we twasanzemo gukiranuka tukaba abakiranutsi Imana yateguye kera cyane, ni nako muri we harimo ibindi bintu byiza byinshi Imana yadushyiriyemo kugira ngo tubigenderemo. Ariko iyo utarabimenya mu by'ukuri urishakishiriza, iyo utarabimenya ntakikubonerera, iyo utarabimenya urahuzagurika, iyo utarabimenya utsindwa na buri kimwe cyose, iyo utarabimenya ushakiraho ibintu bitari, kandi ushakiyeho bitari bivuze ko utanabibona. Ariko numara kumenya mu by'ukuri umurimo Imana yagukoreye muri Yesu Kristo, uzamenya n'ibindi byose bihishe muri we. Ibiganiro byacu rero birakomeza. YouTube channel Ijuru TV, kanda subscribe, tukomeze tubane. Ngwino kuri WhatsApp group, twandikire kuri 07844257, niba uri hanze shyiraho guteranya 250 7844257, uze tubane kuri WhatsApp group, tukomeze kwakira ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo ribeshaho, ijambo ry'imbaraga. Ureke ibyo batubeshye bitari byo. Bibiliya ivuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ahandi ngo ijambo ry'umusaraba ko warimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe, abakuru ba mbere igice cya 18, ariko kuri twebwe ni imbaraga. Izo mbaraga nizo ngira ngo mu by'ukuri tujye dusangira, dukomere dukomejwe nazo, tutikomeje cyangwa ngo dukomezwe n'isi kuko ntibishoboka, hanyuma dukomeze tugubwe neza. TikTok Ijuruntirikorerwa TV, Instagram Ijuruntirikorerwa, Facebook page Ijuruntirikorerwa TV. Dukomeze dusangire, dukomeze tubane, dukomeze mu by'ukuri duhananwe ibyiza byose biva ku Mana. Imana yageneye abera bayo, kandi tubona tukiri no mu isi, nubwo mu ijuru tubikiwe birushijeho kuba byiza, ariko no mu ijuru no mu isi dukomeza kugendera mu byiza Imana tugeneye,
tukabaho neza, tukagubwa neza, tugatekana. Bana natwe, sangira natwe mu by'ukuri, kandi ntabwo uzicuza kurira ku meza y'Imana twegerejwe na Yesu Kristo, kubera ko twari kure y'Imana ariko Yesu yatwegeje bugufi. Twebwe abari kure twigijwe bugufi n'amaraso ye kugira ngo duhabwe gusangira n'Imana, duhabwe mu by'ukuri ibyiza byose bituruka ku Mana, bitandukanye cyane n'uko abantu batekereza bashobora kubona ibyiza bakiri hano mu isi. Imana rero ikomeze ibampera umugisha uva kuri yo, mwebwe abahisemo ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza, mwebwe abizeye imbabazi twaherewe muri Kristo Yesu. Imana ikomeze ibampera imigisha yose iva ku Mana inyuriye muri Yesu Kristo, kandi tukayigezwaho na Mwuka Wera utura mu bera, akabahereza ibyiza byose nyine biva ku Mana, nk'uko Yesu yari yavuze ngo Umwuka Wera azenda ku bya Data biduhe. Ubwo rero akomeze yende ku bya Data abibahe, mugubwe neza, mubone n'ishimwe, mukomeze gushimira Imana ariko hashingiye no ku mpinduka z'ubuzima mukomeze kwibonaho nk'abizeye Yesu Kristo. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe, imigisha yose iva kuri yo ikomeze kubana namwe none n'iteka ryose ku bwa Yesu.